Rocky aranyarukiye ku rubuga rwa Instagram yandika amagambo akomeye apostinga muri Ndabi Irene arandika ati upfuye ukiri muto niki cyabiteye se cyangwa nize mpamvu reka zose tuzisesengure muri ubu buryo. Yes, ndabasoje mbifurije ishya nihirwe mu wese mukunda mugakurikira ibiganiro bya Bombo Cry Empire. Njyewe ndi Bizo Mugabe. Turabimenyereye ko na buri kantu kose kabaye muri showbiz mitanza kukavugaho cyangwa se biri kugenda biba trended mitanza kubivugaho byihuse nk'umwe mu biyemeje kubaha amakuru aryoshye ndetse anabanyuze nk'aba updatingira ku gihe. Emirene ejo ku munsi wa kabiri nibwo yanyarukiye mu murenge asezerana n'umukunzi we bita Liliane mu bukwe bwe bundi cyangwa se muri uburyo byatangiye cyangwa se uburyo byakozwe mu murenge. Abasari bari bahari ni Bruce Melody 001 ndetse na Rocky Kimomo, nibo basitari ngerangeza numva nibo numva barenze bari bahari ku buryo umuntu yahita ba update kuri bo kugira ngo bose mu byumve ibyabereye aho ngaho. Ariko ndagira ngo mbanze mbabwira aka kantu, kugira ngo winjiye mu murenge wiwe nawe watumiwe nago wari wemerewe phone wayisigaga wasohoka ukayisohokana. Bundi nyine ubwo urabyumva Emirene ntabwo ashaka ko ibintu bijya hanze. Yamaze kubona ko abantu turi muri showbiz, abantu bari muri showbiz atari beza, nta keza kabarimo, ari ababigusa cyangwa se uburyo bagaragara ibyo bakora nta kintu cyiza wabakuraho cyangwa se kuko bafite ubunyamaswa muri bo. Yes, ariko si ibyo gusa byari bitangiye kuba trend kuko bamwe mu basitari bagerageje kumenya yuko ari buhage, bagerageje kugera ku murenge kugira ngo nabo bifatanye nawe babashe kuba banakinjira banafatanye n'umuvandimwe kugira ngo binjire mu murenge. Wabanzaga gusiga telefone hanze, after telefone ukagira ute ugakora ibisanzwe n'ibindi, ukagenda ukicara ukareba uburyo basezerana uburyo bishimye. Ariko abari bafite amafone cyeka b'abasitari barenze kuko Bruce Melody ntiyahagera ngo mwake telefone, Rocky Kimomo ntihagera ngo mwake telefone kuko amashusho yatangiye gukwirakwizwa bundi uburyo yabonetsemo. Niyo mpamvu ninjiye muri izo operation kugira ngo mve uburyo yabonetsemo. Yaturutse kuri aba bagabo babiri kuko nibo babishyize kuri story. Rocky na Bruce Melody nibo bantu bari babifite kuri story. Naba bagabo abashaka hit cyangwa se views murabizi rizarikora bahise bavuga ati okay wanze ko twinjira na telefone, ariko murabizi byaroroshye kugira ngo umuntu afate amashusho yawe n'amajwi yawe, biroroshye pe, biroroshye ku buryo kubikora cyangwa se kubifata ari ibintu biri easy muri uruganda aho tugeze aho iterambere riri kutujyana. Yes, niyo mpamvu ngira ngo mbinjize muri izo operation. Umugabo umwe utashatse yuko amazina yiwe ajya hanze niwe winjiyeyo bamwase telefone ahita acana kamera yiwe ya Linette. Turabibona ko ubu dusigaye dukoresha Linette akaba yajyamo n'iki, yajyamo na cameras. Umurejane ngo yahise yambara Linette yiwe agura 200 ashyiramo aragenda aricara kabisa. Nafata za ndani zose atahagace mu byitege nibitangira kubasaga cyangwa se kugira ute turaza kubona uburyo gahunda yose yari imeze, uburyo byagiye, uburyo byatangijwe, uburyo byatangiye gukurikizwa kugenda bakora ibi nibi. Yes, uko niko amashusho yabonetse kuko urumva umutekano wari uhagaze neza. None ikintu bitaba bawusa bari bahari, ababawutsa bari bahari ku buryo byageze n'ahandi n'umubawutsa umurenge kwinjira byabaga bigoye cyangwa se kugira nyine ubwo ni nkaho kugera ahantu byabindi bakubwira ati umaze kuba umusitari. Bageze hahandi bashimuta nzo nabyita bashimuta Kagigi, bashimuta umurenge. Ndi wumva ngo icyamamare byandi tujya tubona mu mafilimi, ukumva ngo icyamamare cyageze ahantu kitacyashimuta inzego za leta ntacyo zari zikimaze, ahubwo hahise hatangira gukora inzego ziwe abawutsa. Nubwo nta Emirene nuko byagenza, abagene barakoze kabisa. Nge nari nzi ko ibintu bitabaho ku buryo wagera ahantu ukahita ukaba inzego ukababwira ati noneho birakorwa muri ubu buryo bwanjye. Ugafunga ukagira ute, urumva ni umugabo wagaragaje ibirori byinshi ibirori bitangaje. Ariko kugira ngo tunyure bundi tugira ngo tuze kuvuga kuri ibi bintu Rocky yagerageje kuvuga, ndagira ngo tubanze dutangirire Emirene ni muntu ki kuri izi social media.
kuri izi social media. Emirene ni umuntu umeze, Emirene ni umuntu wakoze ku Isango Star muri showbiz, akora kugiye muri The Choice, ayizi ba Philipita bakorana The Choice Live, akoramo aza gushinga, aza kuvamo, aho yavuyemo ubona yuko kuko na ba Babu The Choice ubona yuko abenshi basigaye bava mu kazi ahubwo bakajya kugira ute kwikura, bamaze kubona ko YouTube itangiye kugabura cyangwa se itangiye gutanga amafaranga, nubwo nabyo byakakaye. Ibya YouTube byatangiye kuba insazi bantu banjye, nubwo nadashaka kwita mbikomoza, ndaza kubikora mu kiganiro kiri buze mu kanya, niyo mpamvu barari cyakwita mugikurikira. Emirene yavuyemo ashinga icyo bita My Empire, ubu ngo bifite abasubscribers barenga 1,300,000. Si ibyo gusa, afite iyo bita My Clips, My Chako, My Chako. My Chako ifite abasubscribers 100,000. Ubwo ngiye kukubarira channel afite, zizwa afite My Music ifite miliyoni irenga, aho Vestina na Lucas babarizwaga. Indirimbo zabo zabaga ziri muri My Music, bana muri My Empire. Nubwo byose CEO, Executive Secretary yari umwe, yari Mulindahabi Irene. Noneho afite n'indi mwibuka ko yatangiye no kuza mu mafilimi, iyo bita My Films. Ubwo izo channel mubwiye senye, afite 2 za miliyoni, afite imwe ya 1,100,000, afite indi iri mu 10,000. Yo yatangiye ejo bundi, murabizi na agafilimi katangiye kugenda gatrending. Ubwo urumva MI ni umwe mu bagabo bakoze ibintu byinshi pe, bakoze ibintu byo gitangaza, kuba afite YouTube channel zifite miliyoni ebyiri, channel ebyiri. Mwumve iki kintu, channel ebyiri zujuje miliyoni, akagira, kuko buriya ikintu nababwira cyuko bano bajene bakora ibiganiro, bakora amakuru n'ibiki byose, usanga baproduce ikiganiro kirengeje isaha, girengeje iminota 20, kirengeje iminota 10, baba babona amafaranga menshi kurusha bano basitari b'abahanzi. Ushobora kumva icyo umuhanzi yungukiramo n'iki, yego abona views gukora ikiganiro, ariko gukora ikiganiro bisigaye byaranoroshye, ugakora ikiganiro ukabona views 1,000,000, kandi abahanzi bamwe hari n'abatakirenze 1,000,000, akabona 1,000,000. Murabizi Mama w'u Rwagasabo ni ukora ikiganiro kikarebwa na miliyoni kuri YouTube channel. Niyo mpamvu babwira, noneho ibaza imbo umuhanzi abona ukabona ameze neza, ahantu umuhanzi yungukira naha. By the way, ahantu umuhanzi yungukira ni muri ubu buryo. Umuhanzi we yunguka mu bintu bijyanye n'ibitaramo, uturori, niyo usanga abonera udufaranga. Naho YouTube channel umugereranyije n'ufite 1,100,000, n'ufite miliyoni, yaba akora indirimbo, undi afite 1,100,000, akora ibiganiro bikarebwa bigakunu bikagoyinga viral, naho bahuriye. Ukora ibiganiro abamurusha kugaininga salary nini ituruka kuri YouTube. Icyo kintu mucyumve neza, mutaza kumva ngo ibiki ngo ya wapi. Ubwo ndagira ngo mbasobanurire uburyo MI, kugira ngo mumve ngo yashimuse umurenge nta muntu wari ukiwinjiramo, umutekano wiwe wari wapanuye, amaze kuhaboroka hose. Ndagira ngo mumve uburemere umugabo afite ifaranga pe, umugabo afite ifaranga ritangaje, ifaranga ryarindi nawe ubona yuko ari ifaranga. Ni ifaranga, afite icyo bita ifaranga n'agafaranga pe. Urumva yarakoze pe, yarakoze, afite amamiliyoni. Yes, ikindi kintu noneho, ubwo Emirene tuvuze imitungo ye, urumva no kwibarira mu mafaranga, tubarizo cyane izo channel nazigurishije zagutunga paka upfuye. For real. Turacyari mu 2,000, turicyari kwishakisha, kandi natwe ntacyo tubaye tubona udufaranga duke tubonye, ariko tukatubona duke, ariko tukagira ndetse tukatubona. Tuhita twumva uburemere noneho wa wundi ukora ibiganiro bikagoyinga viral, bikarebwa cyane. Tuhita twumva amafaranga we agira ate agerageza kwinjiza ku munsi. Ubwo tuhita twege, niyo mpamvu tuba tuza agaciro, niyo mpamvu tuba ndi kuvuga ati reka mbibabwira agaciro k'ibyo bintu. Tuvuye kuri ibyo, Rocky Kimomo noneho tumugarukeho. Rocky Kimomo niwe wagiye ku rubuga rwa Instagram postinga amagambo avuga ati tiwakirara upfuye ukiri muto.
icyo kintu ndakivuga nanjye nkatitira. Ese turagira ngo twumvikane, gushaka umugore ni ugupfa? Ibi bintu byavuzwe na Rocky, tupfuye ukiri muto. Ariko icyo kintu cyumve neza, upfuye ukigize ute ukiri muto? Ku myaka mike yawe ngo urapfuye. Ese bundi kubera iki Rocky n'abagore byo bimeze uko? Nabyo reka mbyinjiremo muri saga. Kuki Rocky n'abagore nabo bimeze biki? Impamvu ni iki? Impamvu y'ibi byose iri kugenda bitera, bundi Rocky turamuzi yuko gahunda ngo ni nagikwe. Gaddafi, Jean-Marie Mikorojeni na Rocky na Savimbi, gahunda ati nagikwe. Impamvu ni iyi, bundi bano bajene bose baba muri no genge, usibye Gaddafi ufite umubyeyi, abandi bose nta babyeyi bafite. Kuko ndibuka yuko Gaddafi yaduteye story avuga ati Rocky akimenya yuko mfite ababyeyi arambwira ati genda wica ababyeyi kugira ngo ugaruke muri genge, ariko ntugutebye. None ibyo ukabihuza gute no kudashaka umugore? Bundi bavuga yuko ngo iyo ushatse umugore ngo ubuzima bwawe buba bwangiritse cyangwa se ngo ubuzima bwawe uba uri kugerageza kugira ute kubushyira muri danger. Ubu utangiye noneho kubona babandi babanzi bawe aho bagutegera, kuko nkanjye biza umugabe nta muryango ufite, ari njye ubayeho ubwanjye, utababaje njye nta wundi wo kubabaza ufite. Ariko batangira kuvuga ati uzambabaza unyuze mu mugore wanjye, mu bana twabyaranye, mu kiniki. Ubwo urumva ko umva nisaga. Ariko Rocky yagerageje kubwira amagambo Emirene, numva ko Emirene ashobora no kumukomeretsa cyane. Ati upfuye ukiri muto. Icyo kintu tugishyire mu nyurabwenge tugitekerezeho. Ese koko gushaka umugore bigaragaza ko uba upfuye? Ndikunyumva ikintu ndi kubaza. Gushaka umugore, wowe uzi abagore uzi n'iki? Kandi bibuke ko nabo bashinjwa guhora mu ndaya. Banga gushaka abagore bakirirwa mu ki? Mu ndaya. Ibyo bintu ndabihuza gute? Ubwo yanze gushaka umugore yitiramo iki? Yitiramo isi n'iki? Yitiramo indaya, avuga ati ubuzima. Ubwo urumva noneho kugira ngo avuge ati we azapfa cyangwa se azapfa nka Emirene, nuko Emirene nawe bizaba bigeze hahandi azaba avuga ati ndashaje, cyangwa se Rocky ndashaje, reka mpfe kuno. Yes, reka mwese mbashimire mwese twagumye kubana muri iki kiganiro, ariko ugenda uduteye comment uvuga ati ese gushaka umugore koko ubu upfuye ukiri muto cyangwa uba uri kugana mu ijuru? Mutubwire, dusangire ijambo muri comment kabisa, ndabakunda cyane.